Biragaragara ko tayipe yateguye nayo byiza cyane. Cyo cya mbere niwe kiri ibibazo biryoheye gusa cya mbere debeni umwaka ushize wavuze ko hari amateka adasanzwe wakoze. Ibi bitaramo kuri kubigira ngaruka mwaka urifuza ko n'undi mwaka nawo utaha uretse Bruce uyu munsi tubonye n'undi mwaka utaha nawo ushobora kuzaduha undi muhanzi wundi kuzajyana. Hanyuma kuri Bruce nabonye watangiye mufu ariko nako bimaze igihe ugaragaza ko ari wowe 001. Nukumvikanisha ko ari umuhanzi nimero ya mbere mu gihugu dufite cyane kuko nzi no kuvuga mu bitandukanye. Sindi kubaze ngo witeguye gute mino concert cyane hakazi kandi ukuririmba nk'uko bivuga, ahubwo iriya tariki stage performance yawe kuri sanyi ndavuga ko izabigizwe n'iki. Murakoze. Tugerageze tubaze ikibazo kimwe gusa kuri buri muntu, reka tubafashe bajye basubiza mbere y'ibindi kugira ngo batabyibagirwa. Ngira ngo Ben Thank you. Ngerageje gusubiza ikibazo cya Janvier. New Year's Group uko twumva za Afro Nation, twumva za Lollapalooza, ni concept ingaruka mwaka. Hari n'igihe izajya ibaho simbe ndi n'umuhanzi uzayiririmbamo, ariko tukazana igamije muri make igamije kuzana umunezero, ibyishimo mu mujyi wacu wa Kigali ndetse no kugaragaza amahanga ko iwacu ari ibintu byose bibera. So ni yacu, ni twe ba founder bayo, ariko ntabwo igamije kureba The Ben gusa, izajya yivuga abahanzi batandukanye mu myaka uko igenda izamuka, kandi I promise you ko izaba iri very special each and every year. Thank you. Alright, The Ben, stay there please. Bruce, hari ikibazo ngira ngo wakwegera nawe ko tubwira icyo Janvier yarabajije. Janvier yarabajije impamvu ya hashtag. Reka ndabimusubiza muha nk'urugero, nkunda gukoresha ingero muzajya mubyihanganira. Turi igihugu gitoya gikikijwe n'ibihugu binini bya hatari, ariko kubera ko tuzi abantu turabizi neza ko turi abambere. Ushakemo igisubizo aho ngaho uraza kubyumva. Hanyuma ibijyanye n'imyiteguro, mbere na mbere I like the idea yuko The Ben twaprochinze, kandi n'ubundi igitaramo gisanzwe kigenda neza mu mitegurire, mu bintu byose. Nta cyabuza gushyiraho itafari ryanjye nk'umuhanzi w'umunyarwanda. At the end of the day twese turi abahanzi b'abanyarwanda, nta cyabuza gushyiraho itafari ryanjye ndetse no kubashimisha kuko rimwe tubikorera abafana. Rero niteguye neza, nubwo bavuze ngo niwambaza uko niteguye, oya niteguye neza, muzabibona kuri uwo munsi. alright, thank you so much. Murakoze. Nitwa Emi nkorera igihe. Iki kibazo ndifuza ko bose bakinsubiza, abe Bruce abe The Ben. Uyu munsi iki gitaramo ni kwa gushyamirana kurangiye burundu cyangwa ni igitaramo kibahuje nka business? Murakoze. Actually, twembi. By honest, ni igitaramo gihujwe no kugira ngo duhe ibyishimo abanyarwanda. That's what you guys deserve. Ndumva ariko ntabwo gusubiza right now. You deserve umunezero tu. Njyewe nagisubiza mu buryo bubiri. Abafana ntabwo bajya babura kutugereranya, ubwo mu yandi magambo nabyo ntibyabura, competition ntabwo yabura, kubera ko bikorwa namwe kandi rimwe bacu. Icya kabiri ariko umuziki ni kumeze niko bigenda, niko bihora. Hanyuma rero bikarangira ari ibyishimo kuko twe turi entertaining, ntabwo dushwana. Yes sir. Yeah. All right, so next of the questions. Abahungu b'Ikanombe bari he? Abahungu b'Igikondo muri he? Ubwo nyine ikinyenzi ni amatike tukeneye mugura. So next question please. Next question. Thank you so much. Nitwa Patrick the Entertainer, ndi umunyamakuru wa NFL. Ikibazo cya mbere kirabaza The Ben. The New Group Season 1 nabako 2025 yaranzwe na tour ya Prince Love, Lope, Canada, usoreje
Dubai. Uyu mwaka wakugendekeye gute, aho wagiye ugenda audience wabonye yakwakiriye gute? Hanyuma ikibazo cya kabiri navuga ko Bruce Melody umwe mu bahanzi bakuze bagufana, uyu munsi wa none navuga ko abonye amahirwe ko mugiye guhura kuri stage, ariko kandi umwaka ushize wari wahaye amahirwe y'amano, stage uza kumubera nziza, itangira urugendo rwo kumwubakira kariyeri, ariko aza kudutenguha. Bruce Melody noneho wowe mugiye gukorana nk'umwe mu bantu bakuze bagufana, uriyumva gute ko muhuriye kuri stage kandi aba amaze kuba umuhanzi munini? Hanyuma ikindi nsoza, umuntu yavuga ko imyambarire yawe abantu bajya bayikritika kenshi, uyu munsi none wambaye neza cyane, ariko se kandi iyo ugiye kwambara uhitamo ugendeye ku gifite umuntu kwambika cyangwa se uwo ugiye bwira. Urakoze cyane. urakoze cyane. Plenty Love y'umwaka ushize guhera kuri itariki ya mbere z'ukwa mbere twayikoreye muri BK Arena, tuzenguruka isi mu magambo magufi, yose yabaye success, yabaye nziza. Twashoje muri Dubai, hanyuma kuba ndi kuri stage na Bruce, ngira ngo biragoye kuba hagira umuntu doubting impano ya Bruce. Nibaza ko ni inkuru ihiriye igihe. Yiyise number 1 muri game, ariko nje I'm one of a kind. Yeah. So we'll see. Ikindi cya nyuma nakongeraho yarabajije ni imyambarire yasengeranye y'ubururu niyo Bruce yambaye. So ndumva ari icyo nagusubiza kabisa. Katwumve rero ngira ngo comments ya Bruce nawe kucyo yari yabajijwe. Ntabwo nibuka bambaza, ubanza tutari njyewe bari babajije, ariko numvise uramuje abajije n'aho twakuranye. Ntabwo numva mfite comment narenza kuri ibyo ngibyo, ahubwo ikisengeri cyo wenda ubanza umusaza nawe atitegereje neza, ubu munsi doze mu ikote. Urakoze. Alright, turabura ibindi bibazo nka bibiri ubundi dusoze gahunda yacu rero ngira ngo Joshua dufashe. Arayifite? Okay. Murakoze, nitwa Freddy Musoni, umunyamakuru wa muri Detroit. Ikibazo cyanjye batubwiye ko ari kimwe, ntacyo reka ntibabaze bombi. Iki gitaramo umuntu arebye uko kimeze ubu mu myaka 3 ntabatekereza ko ibintu bizaba, kubera ko kuri social media hose hari icyitwa amakimbirane. Umuntu yavuga ko ni ibintu byiza mu bucuruzi kugira ngo umuntu akore beef kugira ngo azabibyaze umusaruro, bikaba ari nawo umusaruro wa none, cyangwa ni ibintu bibi gukora beef muri abahanzi ku buryo ho iki gitaramo ari nko kwiyunga, kwereka abantu ngo twiyunze. Donc mwashishikariza iki barumuna banyu, kubera ko muri babiri navuga ngo umuntu avuze ko muri aba mbere ntabwo yababeshye, buri mu mboneza. Murakoze. Nduba bakibaza abafana kuko ngira ngo babaza ati bya byiza gukuritinga beef. So nduba nge ntacyo nasubiza. Njyewe nakosora imvugo y'amakimbirane, ntabwo nigeze nkimbirana n'umuntu. Ubanza ari n'ijambo riva nko mu Giswahili hari nko gukimbiya. Ntabwo nigeze ngirana amakimbirane n'umuntu n'umwe. Hanyuma rero buriya amahirwe y'inkoko ntabwo ari y'inyoni. Nta n'inama nagira umuntu ngo akore nk'ibyo nakoze igihe abona atari byiza, ariko ubona bikubereye, ubona wabibasha wabikora, kubera ko iterambere nyine n'urugendo n'urugamba. Murakoze. Alright, ikibazo cya nyuma y'ikibazo cya nyuma rero turaza gusaba aba partners and sponsors kuza kuri stage kugira ngo tuze gufata ifoto nziza ubundi dusoze gahunda yacu. Ijambo ryawe. Murakoze. Nitwakayezo Jean de Dieu. Ikibazo mfite ni ikireba abahanzi bacu, ariko muri RBA ikireba abahanzi bacu ariko kinareba n'abafatanyabikorwa. Yega ko usibye
nkeka ko iyo ariyo event ya mbere cyangwa se igitaramo cya mbere tugiye kubona mu kampani zingana gutya nini mu gihugu zihurira hamwe zikavuga zitereka tuzane amafaranga tuyashore mu muziki cyangwa se tuyaha abahanzi bacu. Bruce Melody, ibi bintu kuki wowe ubona byaratewe n'iki kugira ngo bibe byarategereje iki gihe cyose? Ubwo na Debere karansubiza kubera iki byatinze guca. Iyo murebye nk'abantu baba mu muziki bawukora bawushoramo amafaranga, ubona byaratinjwe n'iki? Ubwo kampani zacu ziratubwira kubera iki uyu munsi ari bwo mwese muziye rimwe, munatubwire niba biri bukomeze gutya. Murakoze. Mu ijambo rimwe bari bategereje ko abantu babiri babikwiriye bahuza imbaraga. Turi abahanzi bakuru twembi, The Ben n'umusiniya murabizi akora umuziki neza, kandi nanjye imiseke igoroye iyo bigeze kuri iyo ngingo. Rero abaterankunga impamvu byafashe igihe wenda nuko izi mbaraga zari zitarajya hamwe, ariko uyu munsi ziri hamwe, kandi bikanadufasha gutera imbere nk'uruganda twese ko tungana. Murakoze. Okay, harakoze cyane rero ngira ngo Ben Bruce abivuze neza, ariko ndumva ikintu nakongeraho n'intangiriro y'ibindi byiza biri imbere. Biragaragara ko abaterankunga bacu cyangwa se abapartner bacu cyangwa se izi companies zikomeye BK, Bralirwa, Airtel, Engine n'abandi benshi ngira ngo ntari kuvuga nonaha basobanukirwa what we are bringing ku meza y'umunezero w'abanyarwanda. If I might say so, nothing else, just to thank you maybe. Yeah, murakoze cyane. Alright, thank you so much. Ngira ngo basubiza intebe mu gicucu hariya gatoya kugira ngo abahanzi bave ku zuba mu kanya. Reka dusabe, hari ikibazo. No. Ibibazo bindi bibiri bya nyuma, please. Murakoze. Nitwa Kaspa Murira igihe. Nashaka kubaza Ben, twumvishe interview ya Mr. Kagame kuri bari kumwe na Austin avuga ko yifuza stage azamaga performinga. Bona n'ikindi bakoranye n'umuvandimwe Irene, uwo yari gisa cy'inganzo nawe yifuza stage. Mwamwara biganiriyeho se wabonye ibiganiro ubitekereza yi? kuri ibyo biganiro byo mbwiye, nibaza ko ni ikiganiro tuzagirana na team indani. Twabonye ubusabe bw'abanzi batandukanye, ntabwo ari abo gusa, ni benshi cyane, ariko mboneraho no kuvuga ko I'm very proud y'umuntu witwa Gisa Cy'Inganzo n'urugendo arimo n'ibyo ari kugerageza gukora. Gusa sinavuga ngo it's confirmed, dufite aba bantu kuri list, ndetse na Mr. Kagame hari room yuko byashoboka, but I'm very proud of ya Gisa Cy'Inganzo cyane. Yeah, thank you. Okay, Chita. Murakoze, nitwa Jules Iyitegeka, nkorera Chita Magic. Ndashaka kubaza ikibazo, ariko mbere ko nkibaza batuye ko ikibazo ari kimwe, ariko ngenda banza gushima. Nagira ngo nsaba abantu bose bari hano dukomera amashyi menshi cyane Bruce Melody and the band. Tubakomera amashyi menshi cyane. Ni abantu bubatse industry yacu kandi ni abahanzi bakomeye mu gihugu. Icya mbere ni icyifuzo, mwatubwiye ko tubaza ibibazo, ariko icyo mfite ni icyifuzo. Icya mbere niba koko aba bahanzi barahuje ubumwe cyangwa se barahuje imbaraga, icya mbere nasaba ko hano imbere baza guhoberana. Twabonye harimo umwanya munini cyane. Icya kabiri ndabaza abahanzi, twabonye 10 years of Bruce Melody, tubona the new groove. Aba bahanzi n'iki bafite nka package yatuma umuntu ukiri hanze muri diaspora cyangwa hano mu Rwanda agura ticket? Nkabaza se ni battle, aba bouncer nabo bazaduha 30 minutes of battle, abahanzi bazaduha battle? Ibyo baze kudusubiza. Thank you. Okay, hari comments ngira ngo murakora comments kuri cyo Chita yaramaze kuvuga Ben Melody. Nzi ko cyari icyifuzo. Reka mbanze umusa. Chita nta tatuwaje ugira. Iri batari ba. Nibanga.
none se kuki ushaka ko duhoberana cyane? Nta guhoberana kurenze kuza kuko meze nk'uri mu rugo rwa The Ben, sibyo? Kuba nemeye kuza ni ikimenyetso cyo gushyira hamwe. Murakoze. Thank you. Alright. So more questions. Twagiye muduherwe mwana w'umukobwa iki microphone nawe agira icyo abaza. Abakobwa ntabwo twabumvishije uno munsi. Thank you. murakoze cyane. Ni iby'agaciro kuba turi hano, ni ukuri ni iby'agaciro kuba bakuru bacu cyangwa se basaza bacu bari kumwe kuri stage imwe. Urumva kenshi ibyo twumvise ko bitashoboka aka kanya byashobotse, ibyo twumvaga ko batakora aka kanya babikoze. Ni iby'agaciro gakomeye cyane, ni iby'agaciro kuba Bruce Melody aka kanya ari kumwe na The Ben kuri stage. Ese ikintu nabibariza, ese koko ibi bintu bizagumaho cyangwa tuzongera twumve amagambo mabi bajya bahora batubwira kandi bitagakwiye? Ntekereza ko nkatwe abanyarwanda tugomba kunga ubumwe, tugakundana, tugafashanya ndetse tugafashanya no gutera imbere. Murakoze cyane. Njyewe nkora kuri B+ TV Rwanda. ikintu usorejeho nicyo cyiza cyane, icyo abanyarwanda tugamije ni ugushyira hamwe, so niyo projection. Thank you. Icyo nabivugaho njyewe ni uko niba mubona ibyo twakoze, ibyo bintu bajya bababwira ntimukaba ari byo mureba, mujye muri ibyo twe dukora. Murakoze. Yes. Mwiriwe. Okay, nitwa Sandrose, all the way from Radio TV10. And mbere yuko mvuga ibintu byinshi ndashaka kubanza gushimira, and I just want to let my feelings out. First of all, I am excited. Yeah, I am excited to watch both of you giants on the same stage. Birashimishije and it's exciting. But my question is, y'all ntabwo mwembi it's been a long time mutaduha something new, you get? So niki tugomba ku expectinga, and if it doesn't bother you, somebody asked for a hug, but I did see the hug here. I don't know, subject and now that apparently I don't understand why you did do it, but it's a request, of course. But generally, I am super excited, but mostly I've got my eyes on both of y'all, so need to be expecting a New Year girl. Thank you. You should expect nothing short of greatness. turi gutegura ibintu bidasanzwe, hanyuma ibyahaga byo kabisa. Sorry about that. Byahaga ariko namutumiye ahandi mu rugo yahaje. I really thank him for coming through. Aganza yo muri 2030. I'm just kidding. Here's my boy. I'll do it. All right. Okay, that is the hug. I think we are done with the questions of hugging. Okay, next up. Ntabwo turarangiza ahubwo yarabajije icyo bashobora expectinga mu gihe kitarenze iminsi 3. Ndabasorera indirimbo yitwa Munyakazi kugira ngo nidura ku itariki ya mbere muzasobanukirwe neza iryo zina ryavuye. Murakoze. Mu gihe kitarenze iminsi 5 ndabasorera indirimbo yitwa Indabo Zanjye. Drop it. That's something ko bizagiye. Nibaza ko actually barizaga icyo ashaka kumva ibijyanye no kurineza. Munyakazi, Indabo Zanjye. Let's go. Murakoze. Nitwa Nsengimana Benjamin. Njye ntabwo ari ikibazo ahubwo ni ubusabe nasaba uwitwa Mugisha Benjamin. Nitwa Nsengimana Benjamin. Ben of you, umuhanzi. So ikintu nabashaka kugusaba
ni umwe mu bantu bagerageje gukora stage nziza amahirwe make nari nabonye, ariko kuri uyu mwanya nageze kumugenera ubutumwa sinzi niba bwaramugezeho, musaba icyitwa stage rwose bwana. urayihawe. Okay. So, ngira ngo reka dusoreze ku bibazo bikeya nyamuneka, turimo gucunganwa n'ikirere kugira ngo tutagira ikibazo cy'imvura. Murakoze.